urusobe rw'ibiriho igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom bakundwa bene data, Imana ihabwe icyubahiro. Dushimye Imana kubw'ubuntu bwayo, kubw'ijambo ryayo, ndetse n'iyi nyigisho yatugeneye ngo ikomeze ihindure ubuzima bwacu. Ni karibu, haleluya. Uyu munsi inyigisho iravuga iti akozaho ibyaha byose. Umurongo wacu ufungura turawusanga mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14. Haravuga hati niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Mana ishimwe. Umurongo wacu ufungura uvuga ko muri Kristo Yesu dufite gucungurwa, gutabarwa kubw'amaraso ye. Hanyuma mu gice gisoza uravuga uti ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ijambo ngo tubone riri mu dukubo, bikaba bivuga ko ritari mu nyandiko y'umwimerere. Abasemuzi biyemeze kurishyiramo ariko ryakoreshejwe nabi. Icyungo cyiza cyo gukoresha hariya ni ijambo no. Ni muri we dufite gucungurwa kubw'amaraso ye no kubabarirwa ibyaha. Kuvuga tuti niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, bishaka kumvikanisha ko dufite gucungurwa ibyaha kubw'amaraso ye ari byo kubabarirwa ibyaha. Ariko ibi siko biri, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Icya mbere, muri Kristo Yesu dufite gucungurwa. Icya kabiri, dufite umudendezo ku byaha, kubabarirwa, twarabatuwe ku byaha. Haleluya. Ese wari uzi ko muri Kristo twarabatuwe? Imana ishimwe cyane. Ibi bisobanura ko utagomba gukora icyaha. Imana ishimwe kuko wabatuwe muri kamere y'icyaha mwene data. Ntabwo ari ngombwa ko uhora wigengesereye ngo udakora icyaha, ahubwo ukomeza kugendera mu gukiranuka, komeza kugendera mu mucyo mu ijambo rye. Ijambo rye ni umucyo. Ibyo tubisanga muri Zaburi 119 umurongo w'105. Muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7 avuga hati ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ibi birikora. Imana ishimwe. Uko ugendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana no gusabana n'abandi bakristo, akozaho ibyaha byose ako kanya. Icyaha kiri hose kubera ko isi ya muntu yononekaye, ariko umwami akozaho ibyaha byose, harimo n'ibyaha wowe ubwawe utakoze ariko byakwanduje. Umwami ashimwe cyane. Iyi niyo mpamvu mu isezerano rya kera bari bafite imihango yo kozwa y'uburyo bwose. Iyo bashaka kujya imbere y'Imana bagombaga kwiyoza ibiganza n'ibirenge, bagombaga kwiyoza buri gihe. Ariko siko bimeze uyu munsi. Amaraso ya Yesu ubwe atwezaho ibyaha byose, nta kindi tugombye gukora. Umwami ashimwe. Haleluya. Akuraho icyaha cyose niyo cyaba giturutse ku wundi muntu cyangwa ku bigukikije n'ibindi, kugira ngo ukomeze kugenda mu nzira yawe mu buzima uri umutsinzi, uva mu bwiza ujya mu bundi. Umwami ashimwe cyane. Hano mushobora tuvuga ngo gukuraho icyaha cyose niyo cyaba giturutse ku wundi muntu cyangwa ku bigukikije, kugira ngo ukomeze kugendera mu nzira yawe mu buzima uri mu butsinzi. Haleluya. Uri mu ntsinzi, uva mu bwiza ujya mu bundi. Mbega uburyo umwami ari mwiza. Haleluya. Twarabatuwe mwene data. Bwira umuntu ukwegereye uti twarabatuwe. Haleluya. Hanyuma muri Yohana 15 umurongo wa 3 aravuga ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Amen. Ni umumaro w'ijambo kukozaho icyaha, kwicira urubanza no gukiranirwa kose, kugira ngo ugendere mu gutungana no guhebuza, ukora imirimo ndetse ukera n'imbuto zo gukiranuka. Imana ishimwe. Tugiye gusenga isengesho. Turasenga tuti data mwiza,
ndagushimira ubuzima bwanjye bushya muri Kristo, ubuzima bwo gukiranuka n'umudendezo ku cyaha. Urakoze kubwo guhora nozwa bivuye ku kugendera mu mucyo w'ijambo ryawe. Ngendera mu gutungana no guhebuza, nkora imirimo yo gukiranuka, nkera n'imbuto zo gukiranuka, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mwami Yesu ashimwe cyane. Gucengera inyigisho y'uyu munsi turasoma muri Yohana wa mbere igice cya 1:9. Twongeye dusome Abaroma ibice 3:24. Twongeye dusome mu byakozwe n'intumwa ibice 13:38 kugeza kwa 39. Murakoze cyane, Imana y'umugisha, turabakunda. Shalom shalom. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2:21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10:9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana. Kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 0794000091. Ndasubiramo 0794000091. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.